bambariye kugiye Buganda batayutindi ndagaruka banumva rega n'umugongo bwawo waragudutse burundu reba bawe kandi nyagase oya ndebera nawe mbwira kuntu ngiye kuzajya mva ku kazi nkakaraba nkoza ibyombo ngakubura uriya mugore yari afite akamaro pe ubu nibwo nkimenya neza akamaro k'umugore nyagasani we ayiwa ariko se koko ma ubu nacumuye iki kumenya umugore wanjye agenda kano kagenda ntanatekereza no guhindukira nta nubwo yanampamagara koko ubu kuko nakoze igishobora gutuma umugore angira nk'umwanzi akunda nyine ariko nyagasani Iwaba we mwiriwe muraho neza meza neza muraho murakomeye ubonye ufite inda se kuri kunsuhuza gusa inda musuhuza abashyitsi oya ahubwo se mwagenzwaga n'iki ndashaka Mukandoli umugore wawe sha ntawe uhari yagiye iwabo gutyo nyine by'amarabira hari utubazo runaka twabaye anyarukiye iwabo ngo adukemure ariko nyine ni iminsi mikeya arabagarukira uriya ntawe ntabwo ajya apfa gutinda none se kuri kwikubura cyese se atagukuburiye none se yarega buriya ntabwo wabona ibintu biri gupfura umuntu w'umugabo unanirwe no gukora isuku ntabwo abukubura oya byihoreka no kukuvuna oya nagufasha nagise ko wumva adahari kandi njye nawe narisanze ndi inshuti ye ntabwo yigeze akumbwira se njyewe nzano nyine nkabona okay ngira ngo ndumva nkwibutse rero ntabwo urugo rw'inshuti yanjye rwasa nabi mpazamo none se oya buretse reka nkuzanira agatenge taza kugira ibindi bintu ugaragaza kandi wenda nkuzanira agatenge ariko ndumva bitari ngombwa reka mpikuburire oya erega ngaha ni ku nshuti yanjye kandi reka nkubwire buriya n'umugabo w'inshuti yawe nta n'ibidanje kujya mu rugo ukamukorera amasuku nta kibazo nuvuga umugabo w'inshuti yawe nawe ari inshuti yawe okay fala nanjye reka no kwanga umusada so ubundi ndeho kwanga ubufasha reka ibanguka dore hano kicucu kabisa kumbe yagiye iwawe kanze ndwinjiremo kabisa kureba ikigori uzagiye wo kumara iki abona hano twigo tuzenguruka hano twibalansa yicaye mu rugo tuje kwa turanezerewe sha azarugarukamo igishyushye ahubwo nashaka azahereye cyangwa azabe na nyamusi mwica
abantu turaba twicaye tukakanguka tureba tujya muri WhatsApp wakiba yicaye aha ngaha n'umugabo twe turi aho ngaho umva araje mbone kuva ku kintu cyo kugera ku none se umugore wa yagiye asigaza uretse muramburire iki ngiki nacyo yaragisize ariko ubwo igitenge uracyambara gutya oya ntabwo ari gutya wambara igitenge fasha mwereke mbara neza ndagishyashya rero ariko reka nkwereke reka tugabanye nkubure kino gice urumva nawe kubure kiri fasha ahubwo iyi telefone nkubure neza okay ntabyo kugabana buriya njyewe nkunda no gukubura cyane kuko nameze gutya ukunda gukubura hano nkadahakunda rero buriya nkubwire mukandori ni inshuti yanjye aho yambona agira n'umwanda ubuse kuki aza hano hasa gutya wabibonye neka agira umwanda ndabona agira umwanda mana nyagasani nturakwabye Imana igasubiriza igihe koko reka nyine dukubure vuba yaba abantu bose bari bafite inshuti byibura imeze nkawe nta kibazo njye nazajya batanahari uzajya umpamagara abantu bose uzajya umpamagara nze kandi buriya ubishoboye wagize tukajya no gusangira tugasangira oya ntabwo twasangira gusangira byo ntabwo byakunda oya gusangira se oya gusangira oya ntabwo twasangira nuko nyine ibyatsi byararaye waba turekeye aho ngaho ndashaka no gutaha ejo nazagaruka ugiye gutaha ngaho genda biriya nzabyikora ariko wenda utaragenda nabona nawe uri mwiza ugira isuku uritonda iwacu nyine ni ukuvuga ngo uri umukobwa w'imfura uri imfura mu bakobwa abakobwa nk'aba kugira ngo wapfa kubabona abandi no kwirirwa bageze gutya inzara birirwa ku ma TikTok birirwa ku WhatsApp za Instagram hamwana nk'unguza agakubura abagaragaje ko ari umwana w'umutima ariko rero utaragenda wenda tunaganiragaho gatoya oya ndashaka kugenda ndi kwihuta ni iminota mike ntabwo ari myinshi urumva sinkomeretse ko nzagaruka tugakorana hariya dore hari n'ibyatsi byinshi kandi ntabwo nahita mbikora nk'ubu nakabaye nazanye ga zo kwambara kugira ngo ariko ntacyo twanazigura kuri botike ntabwo oya reka ejo nzaza nzizaniye mfite amafaranga noneho nzazigura nze nzizanye sibyo icara nkubwire akantu kaza none se wambwiye mpagaze uhagaze urabona umugore wanjye nyine yaragiye umugore hari ukuntu ubona nyine ukabona nta gahunda nyine afite yo gutunganya umugabo ubwanwa n'ubw'umuryango ukabona nyine wagira ngo ni perika bagusizeho cyangwa ukuntu nyine ubona umugore ukabona nta kintu nyine yitayeho ariko urabona uri umukobwa w'umutima kandi ufite ikinyabupfura ntabwo azi kugurira n'ishati koko ishati se cyangwa iyo uri gukubura wambaye iyi ngiyi iyi ngiyi ni iy'akazi nta kibazo reka tube twicaye mu nzu tube twicaye mu nzu noneho nawe yakwicara mu nzu se buriya hari icyo bitwaye ujya ugerageza kubura ugiye ugerageza ugende none se nta kuntu ntacyo ugiye mu nzu ndaje igitenge se ntabwo igitenge se igitenge kigumane kwa gacagi gaca bite se kandi wowe akira zimfashe rero
Awi ndimo ndanaha. Oya gahunda naguhaye warayinkore ntiwayikoze. Umva nago nabyirengagije. Jewe naravuze ati umuntu unyemereye amacupa abiri. Umugarura umugore byonyine nago naye kubyirengagiza. Icyaka kiranza n'iri zuba umva ro nkubwire. Ako naragiye we zabyumba hose nagezeho ndamubura. Mu Mutara ngeho ndamubura. Namusanze hehese ku Gisenyi. Kaose sha. Mbaza ngo Gisenyi suba yagiye gukora iki? Mbaza ngo nasanze ameze ati. Yego. Ubwo rero ncyumva. Ubu nabimenye ubu yaracuyutse. Umva rero umva se nkubwire tuza gacagi. Wivumba yo wengewe. Nicyumva ngo ari ku Gisenyi rero ubwo narabukereye. Yego. Ndavuga ati reka ngereyo. Mfashe na mugenzi wanjye da kunamuna gutangiye kubona aho agendeye. Oyashabyeho rero. Banagiye nyine simukubisa amaso. Hagira ngo wenda no bavindimwe ko nabaraga umuntu nkabona basa nkabona atari. Ubona arashaje nka block examen aguritse. Arashaje. Ewe itomati. Hano yarahapfiriye nyabo. Kuki? Uzi ukuntu asigangana. Ibuno dore igeze iri asigaje nabeze gutya mana yisi nijo. Kusubungu. Ariko ko mperuka abagabo batagira amagambo. Se gaca. Ubu ntiwavuyemo umugore twasabiriza. Kwagira ngo hano ntiyaryaga. Owe wa magambo cyangwa wapfubyemo agakobwa cyangwa ni inkeke wamuhozaga. Ni gute umuntu mu minsi ngahe abahindutse ku buryo bugaragara amaso buri wese. Ndebera ngiye umugore muheza kuki? Ntabwo byo nibishoboka. None se ntabwo ushaka ko waramuhezaga ku nkeke ukamugaburira akabirya abitama amarira. Nose umuntu guheza umuntu ku nkeke no kujya gora umugaburira akarya gahaga. Ahajya kubera amanyanga nyibiranga aravuga kanadidimanga. Weho none se gusa yarambwiye ati ikintu cyamugarura ahangaha ngo nawe ngo nagakize. Bitewe n'ubuzima bayemo yabugeranyije nubwo yarabayemo ahangaha. Arya rimwe na rimwe kandi akahorera ingingo ngo niko rimwe na rimwe ngo yahoreraga ibijumba umugore utamugurira agatoki yakoroha. Okay ntacyo wowe reka nkwereke. Genda ushyiremo imbaraga nyinshi nushaka n'amafaranga ngenza. Umva ikinzanye agira ngo mubwire ukuragaho ukunyo umugore wawe uko agenza kose ntiyagaruka bitewe n'ubuzima bayemo. Bye bye museze ntiyagaruka. Nicyo cyangenzaga nyine gusa uko se nta n'icupa arimo gura nk'umuntu wamubonye. Oya tuzavugana nyaruka. Nganyaruka ihute genda. Ihute nyaruka nuko. Sawa. Nyaruka ugenda utaraba inyuma. Yego. Oya na abaturanyi. Arahepfa. Bafite utugambo ako cyo kuri na Keza. Kucyoye. None se mama yakwise Keza. Yego. Na papa. Mana we. Na papa. Bana nyagasani. Keza. Nanjye sungu ntitemba Keza kugira ngo twese tube beza. Yari ukuntu mba nkubona nkabona. Subira nk'ibyo bintu ukoze. Ndorera iki kigabo cy'ikirayi. Subiramo ibintu ukoze.